Muraho neza, uyu munsi twagarutse ku muyoboro wacu aho twigira ibigendanye n'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Muhawe ikaze nanone rero, mwarakoze kuduhitamo mukemera kudukurikira kugira ngo tujye tuganira, tugirane ibiganiro bishingiye ku kumenya cyangwa gusobanukirwa ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Uyu munsi tugiye kuganira kuri constipation cyangwa se kutituma ku ruhinja, ikibitera ndetse n'ibyo umubyeyi ashobora gukora kugira ngo ahangane nabyo cyangwa se abihagarike. Ubundi nk'umubyeyi ufite uruhinja agomba kumenya ibintu runaka ku mwana cyangwa se ku ruhinja kugira ngo najya abona impinduka zabaye amenye ko ari ibintu bibi cyangwa se amenye uko abyitwaramo. Nk'uko twabivuze mu biganiro byacu byabanje, twaganiriye ko nibura umwana agomba konka hagati munsi y'amezi 6 agomba konka gusa ntacyo avangiwe, kereka amashereka yonyine. Bibaye byiza rwose umwana yakonka ukamuha imfashabere hejuru y'amezi 6. Rero muri ibyo ngibyo mu kumugaburira kare nabyo harimo bishobora gutera constipation cyangwa se kutituma, cyane cyane nk'umwana utangira kunywa amafumira ariya mata yo mu bikombe, usanga rwose atera constipation umwana. Ay'inka yo twavuze ko rwose mu gihe umwana atarageza umwaka nibura kuyamuha biba ari ibibazo kuko bituma agira anemi cyangwa se agira ikibazo cy'amaraso makeya. Ay'inka yo agomba kuyatangira nibura yujuje umwaka. Rero gerageza umunsi kenshi gashoboka nibura hagati y'inshuro 8 na 12 ku munsi, kandi iyo agahaga. Ibyo bizamurinda kurwaragurika ndetse bimurinde na constipation. Ubundi rero kugira ngo umwana atituma neza, akenshi na kenshi usanga na nyina nawe aba atituma neza. Rero kugira ngo umwana yitume bisaba ko nawe ukosora imirire yawe ukareba niba ibyo urya byafasha umwana kwituma. Ukibona umwana utituma, jya utekereza nawe ku mirire yawe, urebe imirire yawe urya ibiki, unywa iki, kangahe ku munsi, ese wowe wituma kangahe mu cyumweru, kugira ngo nawe urebe icyateye umwana wawe kutituma. Ubundi bavuga constipation nibura iyo umwana arengeje iminsi 3 atituma. Ubwo ni ukuvuga ngo mu cyumweru ashobora kwitumamo 1 cyangwa 2. Iyo ari hejuru, iyo atitumye hejuru ya 2 mu cyumweru cyangwa se munsi ya 2 mu cyumweru, guhera kuri 2 kumanura, ibyo ngibyo rwose biba byamaze kujya muri constipation. Niyo yaba asura cyangwa se ari kuri imyuka, ariko usanga kutituma iyo bibaye nicyo kiba ari ikibazo. Hari n'igihe aba aribwa mu nda, ariko kubera ko umwana w'uruhinja atakwereka cyangwa se atakubwira ko ari kuribwa mu nda, ariko akenshi aba aribwa. N'umuntu mukuru iyo yarwaye constipation aba aribwa. Umwana rero si we wasigara, nawe aba ari kuribwa. Ikintu cya mbere iyo ubonye umwana atituma, tekereza ko amashereka yawe nta mazi arimo ndetse n'ibyo twita fibre nta birimo. Rero ibyo bintu ugomba kubyitaho kugira ngo ubishyire mu mirire yawe n'umwana bimugereho. Hari ibyo ugomba kwitaho mu gihe umwana wawe ubona ari kurenza iminsi 3 atituma. Icya mbere ni ukunywa amazi menshi. Ubundi amashereka agizwe hagati ya 75 na 88% agizwe n'amazi. Rero menya ko ibyo wafashe cyangwa se ibyo wariye cyangwa ibyo wanyweye ari nabyo bigera ku mwana. Nunywa amazi menshi nawe azamugeraho. Kandi hano hari tekinike twabonye yo kunywa amazi ku mubyeyi wonsa. Mu gihe ugiye konsa umwana wawe, banza ufate ikirahure cy'amazi ukinywe, bityo bizarangira ku munsi unyweye nka litiro 2 cyangwa 3 z'amazi, bitume na wa mwana nawe abona amazi amugereho.
Kunywa amazi ni ingenzi kuko bituma wa mwana nawe amashereka amugeraho yoroshye ari amazi, bikamurinda kugira ikibazo cya constipation nawe akituma neza. Iyo umubyeyi anywa amazi rwose usanga akenshi umwana uko amaze konka nawe ahita yituma, yamara konka agahita yituma kubera ko igogora rye riba riri kugenda neza kuko ya mashereka aba arimo amazi. Ikindi ugomba kwitaho cyane nk'umubyeyi wonsa ni ukurya ibiryo bikize kuri fibre. Mu mbuto harimo ipapayi, avoka, watermelon, ukongeraho na kokombure. Ibi bintu byose ni ibintu bimeze nk'amazi, birimo amazi, n'ubundi ya mazi tira aracyagaruka, ariko aha turi muri fibre. Fibre nizo zidufasha gutuma umusarani woroha cyangwa se umwanda woroha, ugasanga witumye neza nta mbogamizi. Mu mbuto twavuzemo ipapayi, avoka, kokombure na watermelon. Mu mboga harimo ibinyabihaza, dodo, epinari. Imboga zose zirimo hano, zose zirimo fibre zituma umuntu yituma. Mu bitera imbaraga harimo ibijumba n'ibirayi, cyane cyane ikijumba rwose iyo wakiriye wumva wituma neza cyane kubera ko kirimo fibre zituma umusarane woroha, ugasanga nawe nk'uko twabivuze iyo wituma neza n'umwana nawe yituma neza. Nawe ibi ngibi iyo ubiriye bituma wituma neza n'umwana akituma neza. Kandi ikindi ukabikorana isuku. Umubyeyi wonsa agomba kugira isuku, mbere yo kubitunganya akaba yakarabye, akabironga neza, akabitegura neza. Ibiribwa nka salade akaba wabirya nka salade, ibiribwa bihiye ukabirya bihiye, ntacyo bitwaye, ariko isuku niyo ya mbere. Ibyo ugomba kwirinda rero, umubyeyi utwite agomba kwirinda ibintu bikoze mu mafarini kuko bituma umusarane ukomera cyangwa bituma igogora ritagenda neza. Amandazi, imigati, amakeke, ingano, ibintu bikoze mu ngano nabyo bituma umusarane utagenda neza. Ahubwo cya gikoma umubyeyi aba ari kunywa, ati umubyeyi agomba kunywa igikoma akagira amashereka, yega amashereka yaje ariko se ameze neza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko gushyiramo soya nyinshi, soya nazo ngo zirimo fibre, bituma na wa musarane nanone woroha. Kora igikoma cyawe kivange neza, ariko wibuke gushyiramo soya nyinshi, nabyo bizatuma umwana wawe atarwara constipation kuko ya mazi twavuze ushobora kukunanira kubera uri kunywa igikoma. Rero nunywa cya gikoma kirimo soya bizagufasha. Niba rero ugerageje bino biribwa, umwana wawe nyuma y'iminsi 3 ukabona n'ubundi nakomeje kwituma, gushishikariza kugana ivuriro rikwegereye bakamufasha. Hari imiti batanga ivura constipation, umwana akabasha kwituma. Murakoze, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.